bikaba bigirwa inama yuko niba wifuza kwirinda kanseri y'amara kandi urya inyama zitukura, uba ugomba byibuze kutarenza. Ndabashuje cyane, nishimiye ko twongeye guhurira aha ngaha. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kintu gikomeye abantu benshi bakunda kwibaza ndetse kikabatera impungenge, ndetse iyo umuntu avuze ko icyo kintu gifite abantu benshi bagira ubwoba. Icyo kintu tugiye kurebaho ni kanseri. Icyo twita kanseri ni iki? Ese ni iki gitera kanseri mu by'ukuri? Kuko abantu benshi bagiye bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye ku bintu bishobora gutera kanseri, ariko uyu munsi tugiye kureba ni iki gitera kanseri. Ese ni iki umuntu ashobora kwirinda kugira ngo atazarwara kanseri? Ese umuntu warwaye kanseri abimenya ate? Nibe bimenyetso ashobora kubona? Ese kanseri mu by'ukuri ni iki kandi kubera iki abantu benshi bayitinya? Ese kuko ni indwara yo gutinywa? Ese itandukaniye he n'izindi ndwara? Kuki yica? Kuki ibabaza? Ibi byose turajya gusoza ikiganiro wabimenye. Ubundi kanseri ni iki? Iyo tuvuze kanseri tuba tuvuze gukura bidasanzwe by'uturemangingo tw'umubiri w'umuntu mu buryo budafite control, cyangwa se kuko umubiri ari uburyo wagennye wo gushyira ku murongo uturemangingo twawo. Iyo ubwo buryo bugize ikibazo nibwo uturemangingo tw'umuntu dukura cyane bikarenga ikigero, bityo bikabyara ikibyimba. Impamvu rero tukita kanseri ni uko utwo turemangingo twikoze mu buryo budasanzwe. Muri kanseri tuba dushobora kunyanyagira ahandi hantu mu mubiri wose. Ushobora kugira kanseri tuvuge y'amara, nyamara ikazanyanyagira ikagera mu magufa, mu bihaha ndetse n'ahandi. Bitandukanye cyane n'ibibyimba bisanzwe, aho umuntu ashobora kugira ikibyimba nko ku kaboko kakabyimba ariko ntikigere ahandi hantu kijya. Kanseri yo bitangira ari hahandi ikwiriye kuzazamukira, kuko uturemangingo tugenda twimultiplier cyangwa se tuba twinshi dukora mu buryo budasanzwe, tukaba twajya n'ahandi hantu, ugasanga kanseri yakwirakwiye mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri. Aho rero niho kanseri itandukanira n'ibibyimba bindi bisanzwe. Amakuru atangazwa n'ikigo gishinzwe kanseri ku isi avuga ko mu 2015 miliyoni 90 z'abatuye isi bari barwaye kanseri. Ubushakashatsi bundi bwakozwe muri 2019 bwagaragaje ko buri mwaka abantu bandura kanseri cyangwa bagaragaza kanseri ari miliyoni 23.6 by'abaturage bose batuye isi. Abantu miliyoni 10 barapfa buri mwaka bishwe na kanseri, bikaba bigaragaza ubwiyongere bwa pourcentage 26 kugeza kuri 21 ugereranyije n'ibinyejana bya kera. Rero murumva ko kanseri igenda yiyongera uko imyaka igenda ihita. Mbere ko turayo ibimenyetso umuntu ashobora kugaragaza igihe afite kanseri, reka tubaze ngo kanseri iterwa n'iki. Byagaragaye ko 90 kugera kuri 95% by'abantu bose basanzwe bafite amakanseri hari ikibazo mu mihindagurikire y'uturemangingo fatizo twabo, cyangwa se tutita gene, kuko gene ni igena imiterere y'ikintu kizagaragara inyuma ku mubiri cyangwa se mu bijyanye n'imyitwarire. Ibi rero bikaba byaragiye biterwa n'iki? Uku guhindagurika kw'amagenes y'abantu byagiye biterwa n'iki? Byagiye biterwa n'ibintu byinshi bagiye bahura nabyo mu buzima ndetse n'imibereho bagiye babamo. 5 kugera ku 10% gusa nibo basanzwe bafite amakanseri aturutse ku mihindagurikire y'amagenes yabo by'ibintu bavukanye. Bivuze ngo abantu benshi bafite kanseri 95% bagize amakanseri kubera ko hari ibintu ubuzima babayemo bwatumye genes zabo zihinduka. 5 kugera ku 10% bonyine nibo bagize kanseri kubera imihindagurikire y'imiterere y'imibiri yabo, ariko bahawe n'ababyeyi babo. Urumva ko bishoboka ko kanseri umuntu ashobora kuyirinda bigakunda, kubera ko ntago twese tuvukana imbuto za kanseri. Tugarutse mu myaka ya kera muri 2001 hari ubushakashatsi bwakozwe n'ubu na cya kigo gishinzwe kanseri ku isi. Abantu miliyoni 7 bapfuye bagerageje kureba risk factors, cyangwa se ibintu bahuye nabyo byatumye bagira kanseri. Babasha kubona byibuze ibintu 9 tugiye kurebera hamwe, nubwo turaza kureba n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubushakashatsi impamvu mbwifashishije nuko n'ubushakashatsi bwaragaragaje ibintu bikomeye cyane kandi biri ku isi hose, kandi abantu bakunda guhura nabyo ndetse batanitaho, nyamara bishobora kubateza ibibazo. Uyu muryango rero ushinzwe kanseri ku isi wagaragaje ibintu 9 muri ubushakashatsi bw'izi miliyoni 7 zapfuye mu mwaka wa 2001 byari bihuye cyane, cyangwa se byagaragajwe nk'impamvu cyangwa se bita risk factors yo kuba baragize amakanseri. Muri ubu bushakashatsi 0.71 by'impfu bwari bwaravuye mu bihugu byateye imbere, noneho 1.67
biva mu bihugu bifite amikoro makeya cyangwa se ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. 1.6 byari ku bagabo ndetse 0.43 byari ku bagore. Ibyo bintu bagaragaje cyane ni ibi bikurikira: icya mbere, kunywa itabi; icya kabiri, kunywa inzoga; icya gatatu, kutarya imbuto n'imboga; icya kane, kugira ibiro byinshi, ibyo bita overweight cyangwa se obesity. Ubwo ni twabyita nk'ari classes, kuko ubanza kuba overweight then ukazaba obese. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'iyo bita HPV itera kanseri y'inkondo y'umura, yo yagiye igaragara cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Twakwibaza ngo mbese ni ibihe bimenyetso bya kanseri? Kanseri zigenda zigira ibimenyetso bitewe n'iyo ariyo, aho iri ndetse n'ubwoko bwa kanseri. Ariko hari ibimenyetso inyinshi mu kanseri bihuriraho. Icya mbere, gutakaza ibiro. Abantu benshi barwaye kanseri bagenda batakaza ibiro mu buryo budasanzwe, ukabona umuntu ari kugenda ananuka, imyenda yambara ukabona ntimukwira, ugasanga ahantu yafungiraga umukandara harahindutse, kubera ko kanseri, insoro za kanseri zikoresha imbaraga nyinshi, bigatuma umubiri w'umuntu utakaza ibiro mu buryo budasanzwe. Icya kabiri ni ububabare ndetse no kubyimba aho iyo kanseri iri. Ikindi gikunda kugaragara ku makanseri ni kuva kwaho iyo kanseri iri. Niba ari kanseri y'inkondo y'umura, umuntu akava; niba ari kanseri y'amara, umuntu akava akajya abona amaraso mu musarane; niba ari kanseri y'igifu, umuntu akava mu gifu akajya aruka amaraso. Ibi ngibi ntabwo ari ibimenyetso byonyine, ahubwo ibi ngibi ni ibimenyetso bikunda kugaragara cyane, ariko bitewe n'ubwoko bwa kanseri n'ahantu iherereye, umuntu ashobora kugira n'ibindi bimenyetso bindi, cyane cyane birimo nk'ububabare ndetse n'ibindi turagenda tuvuga bitewe na kanseri iyo ariyo. Dufashe urugero, amwe mu makanseri akunda kuboneka cyane nka kanseri y'ibere, umuntu atangira afite akantu yumva mu ibere kameze nk'agakomeye, twongeyeho na bya bimenyetso twamaze kuvuga. Uruhu rwo kwibere rugatangira guhinduka nk'icunga, rugatangira kubyimba, ruza n'utuntu dutabaguye, rugahisha. Umuntu agatangira kumva ububabare mu ibere rimwe rigatangira kubyimba kuruta irindi, ndetse n'intananya mu maha. Nka kanseri y'ibihaha, umuntu agira inkorora, nyuma agatangira kujya korora amaraso, bikarangira atangiye kujya ahumeka nabi, ndetse n'ibindi. Nka kanseri rero y'amara ishobora gutangira umuntu agira impatwe cyangwa se kwituma nabi, bikazarangira umuntu atangiye kugira gutakaza ibiro ndetse no kwituma umusarani urimo amaraso, nyuma akazananirwa kwituma bitewe nanone n'aho kanseri iri. Nka kanseri y'igifu, bitangira umuntu aribwa mu kameme, cyangwa se hariya nyine abantu bazi igifu gikunda kubarira, bikamara igihe agatangira gutakaza ibiro, kuruka, nyuma agatangira kuzajya aruka amaraso. Kandi kanseri y'igifu kubera ko ari kanseri ibabaza cyane, akenshi umuntu agira ububabare bukomeye. Nka kanseri y'umwijima nayo, umuntu atangira atakaza ibiro, agatangira kugenda amaso ahinduka umuhondo, agatangira kugenda abyimba inda, nyuma bikazafata umubiri wose. Kanseri y'inkondo y'umura itangira umuntu yumva ububabare mu kiziba cy'inda kenshi, ndetse kenshi cyane, agatangira kujya abona amaraso igihe atari mu mihango, ndetse bikazageraho bigatangira kuba amaraso menshi. Nka kanseri y'umuhogo, bitangira umuntu ananirwa kumira, akaba ashobora kumira ibintu byoroheje, ibikomeye bikamunanira, nyuma bikazarangira umuhogo ufunze burundu, umuntu ntabashe kumira. Kanseri y'igifu byasanze ihura cyane no kunywa itabi ku kigero cya 13%, ndetse no kutarya imbuto n'imboga ku kigero cya 18%. Kanseri y'amara ndetse na kanseri y'igice gihera cy'amara bita rectum byasanze bihura cyane n'umubyibuho ukabije ku kigero cya 11%, kudakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se kubaho utagira imirimo y'amaboko ukora ku kigero cya 15%, ndetse no kurya imbuto n'imboga nkeya ku kigero cya 2%. Kanseri y'umwijima byasanzwe ihura cyane no kunywa itabi ku kigero cya 14%, kunywa inzoga ku kigero cya 25%, guterwa imiti runaka mu buryo butari bwo ku kigero cya 18%. Kanseri ya pancreas
byasanze ihura cyane no kunywa itabi ku kigero cya 22%. Kanseri y'ibihaha byasanze ihura no kunywa itabi ku kigero cya 70%, kurya imboga n'imbuto nkeya ku kigero cya 11%, guteka mu nzu ku kigero cya 1%, ndetse n'umwuka wanduye ku kigero cya 5%. Kanseri y'amabere byasanzwe iterwa ihura cyane no kunywa itabi, inzoga ku kigero cya 5%, ndetse no kutarya imboga n'imbuto, kugira ibiro byinshi ku kigero cy'9%, ndetse no kutagira umurimo ukora w'amaboko ndetse n'imyitozo ngororamubiri kugera ku kigero cy'10%. Kanseri y'inkondo y'umura byasanzwe ihura cyane no kunywa itabi ku kigero cya 2%, ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku kigero cy'100%. Kanseri ya nyababyeyi byasanzwe ihura n'umubyibuho ukabije ku kigero cya 40%. Kanseri y'uruhago ihura no kunywa itabi ku kigero cya 28%. Kanseri yose, ijanisha ryakozwe ryagaragaze ko kunywa inzoga biri kuri 5%, kunywa itabi biri kuri 21%, kudakoresha imbuto n'imboga biri kuri 5%, guteka mu nzu cyangwa se ahantu hafunganye biri kuri 0.5%, imyuka yanduye ni kuri 1%, umubyibuho ukabije ni kuri 2%, kuba udakora imirimo y'amaboko ndetse n'imyitozo ngororamubiri kuri 2%, ndetse n'imiti kuri 2%, n'imibonano mpuzabitsina kuri 3%. Nkuko twakomeje kubivuga rero, bimwe mu byo twashyize mu risk factors y'ibidutera amakanseri, harimo bimwe nabyo dushobora guhurira mu kazi kacu ka buri munsi, bityo hakaba hari imirimo yagiye igaragazwa cyane ishobora kongera ibyago by'umuntu kuba yagira kanseri. Birumvikana binanyuze mu kuyo mirimo nayo arimo ahurira na za risk factors. Kimwe mu byagaragajwe ni abantu bakora umwuga w'uburaya cyangwa se abita ba sex workers, cyangwa se n'undi muntu wari we wese waba ukunda gukora uwo murimo wo kuryamana n'abantu benshi bahuje igitsina nawe cyangwa badahuje. Undi murimo abantu bakora mu bintu by'ubwubatsi ndetse no gusiga amarangi, we n'iki ngiki twazakivugaho ubutaha. Ikindi ni abantu bakora mu buhinzi, mu mashyamba ndetse no mu bworozi, kubera imiti imwe n'imwe bakoresha. Abandi bantu ni abantu bakora mu nganda ndetse n'abantu bakora mu gucukura amabuye y'agaciro. Tugize amahirwe twazabivugaho ndetse tukabwira n'abantu uburyo bakwiye kwirinda muri aka kazi kabo, kubera ko iyi mirimo iri mu mirimo yongera ibyago byo kuba umuntu yahura namwe mu makemikozi cyangwa se ibinyabutabire bishobora gutera kanseri. Tugerageje kuvuga gato cyane ku byo kurya bishobora kudutera amakanseri, harimo icya mbere ibiryo biri processed cyangwa se ibiryo byacishijwe mu nganda. Ibi ngibi byagaragajwe n'ikigo cy'ubuzima ku isi WHO ko byifitemo ubushobozi bwo kuba byatera kanseri y'amara ndetse na kanseri y'igifu. Ibindi ni inyama zitukura. Inyama zitukura nazo ziba mu cyo bita class cyangwa se uburyo bagenda bashyira mu nzego ibintu bitera kanseri. Ziri mu rwego rwa 2A 2A, mu gihe bya biryo biri processed twawe tuvuze hejuru biri muri group 1. Izi nazo inyama zitukura ziri mu bintu bishobora gutera kanseri y'amara. Bikaba bigirwa inama yuko niba wifuza kwirinda kanseri y'amara kandi urya inyama zitukura, uba ugomba byibuze kutarenza grama 65 kugera kuri grama 100 z'inyama mu cyumweru. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze grama, ikiro kibamo amagrama 1000, bivuze ngo nawe wagabanya ukareba ese grama 65 kugera kuri grama 100 zingana iki z'inyama. Izo ngizo ni inyama umuntu aba adakwiriye kurenza mu cyumweru kugira ngo abashe kwirinda kanseri y'amara. Ikindi kintu ni inzoga, twayivuzeho kenshi cyane. Inzoga yo nayo iri muri group 1.
yakozweho ubushakashatsi kenshi. Icyo umuntu yakora ni ukunywa inzoga nkeya zishoboka cyangwa se akaba yanazireka. Ikindi ni amasukari ndetse n'amasoda. Isukari na soda bitera kanseri bite? Isukari na soda kubera birimo isukari nyinshi bizamura ibiro by'abantu benshi, kandi ibiro byinshi twabonye ko ari risk ikomeye cyane ya kanseri. Bivuze ngo kugenda ugira ibiro byinshi ni kugenda ugira risk ya kanseri. Kandi mu bihugu byateye imbere hagaragajwe ko ibinyasukari n'amasoda ari byo bintu bya mbere bituma babasha kugira ibiro byinshi. Ikindi nibyo bita fast food cyangwa se processed food, twabivuzeho. Ikindi ni amafi yabitswe mu munyu. Tuzi ko bumwe mu buryo bukoreshwa bwo kubika amafi ari ukuyabika mu munyu kugira ngo atabasha kwangirika. Ariya mafi rero yabitswe mu munyu yagaragaje ko nayo atera ibyago byo kugira kanseri. Ikindi ni ibyo kunywa bishyushye nk'amakawa ndetse n'ibindi. Uko ugenda ukomeza gukoresha ibyo kunywa bishyushye cyane ugahora ubishyira mu muhogo wawe kenshi, byagaragaye ko bishobora gutuma uturemangingo two mu muhogo wawe duhinduka, bikaba byazaguteramo na kanseri yo mu muhogo. Ku bijyanye n'imyitwarire nabyo ntabwo twabivuga tubirangize, nk'uko n'ibijyanye n'imirire nabyo tutabirangije, ariko hari ikintu kimwe twagaragaje cyangwa ko tuvugaho gatoya mu bushakashatsi bwakozwe muri 2023 bujyanye n'abantu batangiye gukora imibonano mpuzabitsina bari munsi y'imyaka 18. Barebaga isano iri hagati yo gukora imibonano mpuzabitsina ku bakobwa bakiri batoya ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Ubushakashatsi bwabaye published muri Mars 22 2023 muri uno mwaka, bwagaragaje ko hari isano ya bugufi cyane ku bantu batangiye gukora imibonano mpuzabitsina bari munsi y'imyaka 18 ugereranyije n'abantu batayikoze muri iyo myaka. Bivuze ngo uko umwana akora imibonano mpuzabitsina ari munsi y'imyaka 18 niko aba yiyongerera ibyago byo kuzarwara kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare, ndetse akagira ibyago byiyongereye byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranyije n'undi mukobwa utarakoze imibonano munsi y'iyo myaka. Umuntu yakwibaza ati se koko guhunga kanseri birashoboka? Yego birashoboka. Turateganya kuzakora ikiganiro kijyanye n'imyitwarire umuntu ashobora kugira ngo abashe guhunga kanseri izo arizo zose. Nubwo twabonye ko hari amakanseri umuntu avuka afite imiterere cyangwa se imihindagurikire y'amagenes ye izatuma agira kanseri, ariko nawe iyo abashe gukurikiza iyo myitwarire bishobora gutinda cyangwa se akazabasha no kutakiserera umuvuduko ibyo bintu byari kuzaba biriho. Kuko twabonye ko 90 kugera kuri 90% kuri 95% y'abantu bagira amakanseri baba barabitewe n'ibyo bahuye nabyo mu buzima. Bivuze ngo umuntu abasha kwirinda. Tutagiye muri byinshi rero, reka twaze iki kintu ngo ese wibonye ibimenyetso bya kanseri wakora iki? Kubera ko hari abantu benshi bajya baza kwa muganga bafite amakanseri barabanje guca ahantu henshi cyane, batekereza ibintu byinshi cyane, barabanje kwivuza mu buryo butandukanye, bakagera kwa muganga batinze n'undi kanseri zaramaze kubarenga, ugasanga ntacyo bikimaze. Mbere yo kuvuga iki kintu, reka tubanze turebe neza uburyo kanseri zigenda zikura kugira ngo mwumve uburemere bwo kwivuza utinze igihe ufite kanseri. Ni ukuvuga ngo kanseri itangira ari uburyo uturemangingo tw'umuntu turi kugenda dukura mu buryo budasanzwe tudafite controle. Icyo gihe bigatangira ari ikibyimba kiri ahantu hamwe, niba kiri mu mara, niba kiri mu gifu, niba kiri mu bwonko. Iyo ari ikibyimba cya kanseri kizavamo kanseri cyangwa se cya kanseri, gitangira kugenda gifata ku nyama zegereye aho hantu kiri. Niba kiri mu mara, kikaba kiri mu mara mo imbere, gitangira kuzura amara yose. Cyamara kuzura amara yose kikaba cyajya mu nda. Nkuko ari imiyoboro itwara amaraso mu mubiri, icyo kibyimba gitangira kugenda kica muri ya miyoboro itwara amaraso cyerekeza aho ya maraso yerekeza. Ugasanga izo mbuto z'iyo kanseri ziragenda zikwirakwira umubiri wose,
haba mu mwijima, mu magufa y'umugongo, mu bwonko n'ahandi hantu hatandukanye, bityo noneho kanseri igatangira gukomera ikagera ku kigero cyo hejuru. Bivuze ngo icyo gihe no kuyivura biba bigoye. Igihe kanseri ibasha gukira cyangwa se ikavurwa ku kigero gikwiriye ni igihe kanseri ari cya kibyimba kikiri ahantu cyatangiriye gusa, kitaratangira kunyanyagira mu mubiri. Bivuze ngo iyo umuntu aje kare akaza kwa muganga agifite kanseri ariko ikiri ku rwego rwo hasi, itaratangira kunyanyagira mu mubiri ahantu henshi, icyo gihe ababasha gukira rwose. Hari bamwe bagiye bakira bagakira kanseri z'amabere ndetse n'ibindi bakoresheje uburyo butandukanye bwo kuvura kanseri, bushobora kuba ubwo kubagwa, ubwo gutanga imiti cyangwa se kuyishiririza, ariko ibyo byose bigira umusaruro cyane iyo kanseri ibonetse hakiri kare. Niba ikibyimba kije kikaboneka hakiri kare, icyo gihe bashobora kugenda bakagikata bakagikuramo bakaguha imiti yo gutuma kitagaruka. Ariko niba uje ikibyimba kiri hahandi cyaramaze kunyanyagira mu mubiri, icyo gihe nta kintu baba bagikoze kuri iyo kanseri yawe, kuko n'ubundi iba yaramaze kunyanyagira ahantu hose. Cyokora ushobora guhabwa imiti kugira ngo umuvuduko n'ubukana bigabanuke, ariko amahirwe yo gukira burundu aba ari hasi. Niyo mpamvu niba wiyumvishemo ibimenyetso bya kanseri, tuvuge urugero, urakeka ufite kanseri yo ku bwonko, ukunda kurwara umutwe cyane udakira, ujya ugira ibibazo mu kureba cyangwa mu kumva, cyangwa umubiri wawe ukagira intege nkeya ku gice kimwe cy'umubiri, yaba amaguru cyangwa amaboko, biherekejwe n'umutwe w'igihe kirekire, icyo gihe ikintu ukwiriye gukora ntabwo ari ugutinda ujya hirya no hino cyangwa utekereza ibindi. Banza ugere kwa muganga bagukorera ibizamini byose, babone ko nta kibazo ufite cyangwa se ikibazo gihari. Niba ubabara mu nda, ubona amaraso mu buryo budasobanutse, uba ukwiriye guhita ugera kwa muganga kugira ngo nawe ubashe kubona amahirwe y'uko niba ufite iyo kanseri ibasha gukira hakiri kare. Ikindi, abaganga barakwakira neza bakagufasha korera ibizamini, bashobora gukora ibizamini by'amaraso, bashobora gucisha mu cyuma, bashobora gufata ibyo bita biopsy. Bivuga ngo biopsy ni akanyama bafata kuri cya kibyimba bakagenda bagapima bakareba koko n'icyo kibyimba ari ikibyimba gisanzwe gishobora gukurwamo nta kibazo, cyangwa se niba ari ikibyimba cya kanseri. Hari n'ibindi bintu bakunda gukora bita PET scan. Bivuga ngo ni icyuma kigenda kigahiga insoro za kanseri aho zaba ziri hose, n'izo zangiye zinyanyagira mu mubiri kikazerekana. Ubwo ni uburyo bugiye butandukanye bukoreshwa mu kugira ngo bashe kubona amakanseri. Byose biba bihari kugira ngo bibashe kugaragaza niba koko umuntu abasha gukira ikigero agezeho, ndetse no kugira ngo abaganga bashe guhanahana amakuru y'uburwayi bwawe. Urumva ko rero biroroshye cyane kandi birakomeye kudatinda kujya kwa muganga. Niyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni ukwirinda kwiexposa cyangwa se kwirinda gukoresha bya bintu twabonye bitera amakanseri. Hari igice kinini kandi cy'ingenzi tutavuzeho cyane y'amakanseri y'abana, kuko abana burumva ntabwo barabaye exposed ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko nacyo nibikunda tuzakivugaho tugaragaze ibitera amakanseri y'abana, kuko usanga akenshi ari ibiri ku babyeyi. Noneho abana bakavugana izo nsoro z'amakanseri. Turebe uburyo ababyeyi bazirinda, bashobora kurinda abana babo ko bazavukana amakanseri, ko hari abana bavukana za kanseri rimwe na rimwe bitewe wenda n'uburyo amajins yabo, utwo turemangingo fatizo twagiye duhindagurika, cyangwa se bitewe n'uruhererekane rwa kanseri ishobora kuri mu muryango n'ibindi. Dushobora kuzakora ikiganiro kibivugaho bijyanye na kanseri z'abana, ariko ku bijyanye na kanseri z'abantu bakuru ibyinshi twabivuze kandi ni ingenzi cyane kubimenya. Ariko ikiruta byose ni uko abantu bamenya ko kanseri birashoboka kuyirinda rwose, birashoboka kuyirinda, kandi kanseri inyinshi ziravurwa zigakira iyo zimenyekanye hakiri kare. Inyinshi zirica, hafi ya zose zirica iyo zimenyekanye bitinze. Umukororo ni uwuhe? Kanseri ni indwara dushatse twaba kwitagira umuti, kubera ko akenshi iyo bari gupima abantu babashije kurokoka kanseri bakunda kubarira ku myaka 5. Bivuze ngo iyo kanseri ibonetse itinze ibasha kukwica vuba cyangwa se ikakwica itinze, kandi byose ni ikibazo. Yaba kukwica vuba ikwambuye umuryango, kukwica itinze nabwo
upfa uri mu bubabare bukomeye cyane. Ibyiza rero ni ukwirinda kuruta kwivuza, kandi iyi mibereho twabonye iboneka cyane mu bantu bagiye bagaragazwa ko bafite amakanseri, ni imibereho umuntu ashobora kwiha disipurine akabasha kugendera mu murongo muzima. Habaye hari ikindi wifuza ko tuganira watwandikira, habaye hari kanseri by'umwihariko wifuza ko tuvugaho nabwo babitwandikira hasi muri comment, kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ibyo tutabashije kuvuga ku bijyanye n'amakanseri birahari byinshi, kubera ko ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize. Twatangaga ishusho ngari ya kanseri, icyazitera n'icyo umuntu yakora igihe aketse ko afite kanseri, ndetse n'icyo umuntu yakora igihe bamaze kubona ko afite kanseri, by'umwihariko bimwe mu byo kurya ndetse n'imyitwarire ishobora gutera kanseri. Byose twabivuze aha ngaha. Reka rero mbifurize kugira ubuzima buzira umuze, kandi mukomeze kurushaho kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho, kandi mujye mubasha kubisangiza n'abandi kugira ngo buri muntu wese waba afite ikibazo nabashe kumenya amakuru yamugirira umumaro ku buzima bwe. Murakoze cyane, Uwiteka abahire.